birashoboka ko wari ufite ideni rindi rikomeye. Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo igutabaye igihe cyabo kitaragera. Murabizi ko inzandiko zaranditswe abayuda barabimenya ko bazapfa, ariko bamaze kubimenya ngo Morodekayi atuma kuri Esiteri aramubwira ngo ahari birashoboka ko nutagira icyo ukora. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Reka dushimire Imana iduhaye umwanya, kandi namwe tubashimire kubwo kubana natwe umunsi ku munsi. Ni umugisha udasanzwe. Reka twifatanye n'abantu bamaze iminsi batambutsa amashimwe muri komanteri. Hari n'abanyandikiye inbox. Harimo umwe wo muri Zambia yarambwiye ati twari dufite icyifuzo ngiye n'umuvandimwe wanjye tumaranye imyaka 3, ati muri uku kwezi kwa 10 Imana yagishubije. Ati hari n'ibindi Imana yakoze muri uku kwezi kwa 10. Hari n'umuvandimwe tujya dusengana nabwo uba muri Canada, nawe uyu munsi yanshangije amashimwe y'Imana yamukoreye. Umwana we yari afite ikibazo, Imana iramukiza. Yewe yarakeneye guhindurirwa aho yakorerwaga mu kazi ko byamugoraga, hari kure hamugora, na Imana iragikora. N'abandi benshi ntavuze. Reka mbabwire bashiki banjye, barumuna banjye, bakuru banjye, ba mama namwe ba papa, no kuri pe. Reka mbabwire ngo nifatanyije n'abashima Imana, kandi namwe bandika ibyifuzo, no kuri mba nabisomye, kandi mfatanya namwe kubisengera. Twiringiye ko iby'Imana itarakora izabikora kwishobora byose. Hari ubundi butumwa rero Imana yampaye mbazaniye, kandi reka mbashimire abakomeje gufatanya nanjye kwamaza ubutumwa bwiza. Imana ibaho umugisha. Imana turagushimiye kuri Imana nziza, urakoze kuduha uyu mwanya kugira ngo dutange icyo waduhaye gutanga. Unshyigikire kandi umwuka wera sohoza icyo ngicyo mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Esiteri ibice 9 umurongo wa 1. Haravuga ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka Abayuda bari bo bagira ububasha ku banzi babo, amen. Reka dusoreze muri Yobu ibice 15 umurongo wa 32. Hari ijambo rivuga ngo bizasohora igihe cye kitaragera, kandi ishami rye ntirizatoha. Bizasohora igihe cye kitaragera, kandi ishami rye ntirizatoha, amen. Hari ijambo ry'ubuhanuzi Imana yampaye, yambwiye ngo nze nkubwire ngo igutabaye igihe cyabo kitaragera. Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo igutabaye igihe cyabo kitaragera. Reka mbisubiremo, Imana igutabaye igihe cyabo kitaragera. Yenda sindi buze kujya muri detail, kuko intego nyamukuru ni message Imana yampaye. Yambwiye ngo nze mbabwire ngo wowe unteze amatwi, igutabaye igihe cyabo kitaragera. Bibiliya igaragaje inkuru z'Abayuda. Hano murabizi ko Abayuda bari bagiye kwicwa. Yenda we ntugiye kwicwa, ariko hari urundi rwandiko ufite, hari urundi rwandiko wandikiwe, kandi ruguhagaritse umutima. Hari iminsi wahawe, hari amezi wahawe, hari ibihe umwanzi yaguhaye, kandi ntitujya tumubona n'amaso, ajya anyura mu bantu nyine. Reka babwire ngo Imana igira abikoresha, na Satani agira abakoresha, kandi uwo wemere niwe ugukoreramo. Iyo wemereye Imana iragukoresha, niyo wemereye Satani aragukoresha. Abayuda baziraga iki? Ngo baziraga yuko Morodekayi yanze kunamira Hamani. Yari yaravuze ngo nta yindi nzunamira uretse Imana yaremye ijuru n'isi. Muzi uburyo yagiye ibwami atanga n'ibiguzi. Aravuga ngo umpe uburenganzira nzica Abayuda, kandi sinjice Morodekayi wenyine, ahubwo nzica Abayuda bose. Ngo umwami aramwemerera, amubwira no kudatanga ibyo biguzi. Ngo inzandiko arazandika, amaze kuzandika ngo ashyiramo igihe bigomba kuzabera, itariki n'ukwezi birandikwa. Ariko reka mbabwire ikintu cye, Imana yambwiye ngo igutabaye igihe cyabo kitaragera. Beneda, birashoboka ko wari ufite cyamunara, ariko Imana igutabaye igihe cyo guteza cyamunara kitaragera. Birashoboka ko wari ufite ideni rindi rikomeye, Imana yambwiye ngo nze nkubwire ngo igutabaye igihe cyabo kitaragera. Murabizi ko inzandiko zaranditswe, Abayuda barabimenya ko bazapfa, ariko bamaze kubimenya ngo Morodekayi atuma kuri Esiteri aramubwira ngo ahari birashoboka ko nutagira icyo ukora.
Imana izanyura ahandi ikadutabara, ariko we n'inzu ya so muzahura n'ikibazo. Ahari cyatumye Imana igushyiraho ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe nk'iki. Bene da, ujye ugerageza kuba umumaro mu gihe cyawe, ujye ugerageza kubera abandi umumaro mu gihe ufite ubushobozi bwo kubikora, kuko nta wamenye ejo wabona uwo nguwo ugukeneyeho umumaro, nawe ejo uzamukenera. Baramubwiye ngo uri ibwami yenda nta n'icyo uzaba, ariko wabona impamvu Imana yagushyize ibwami ari ukugira ngo ugire icyo umara mu gihe nk'iki ngiki. Nawe yibuka ko nta yindi ntwara afite uretse gusenga, ngo arababwira ngo mureke dusenga Imana. Murabizi ko basenze icyo ijambo ry'Imana rivuga uburyo umwami yabuze ibitotsi, ngo azana ibitabo by'ubucurabwenge arasoma asanga hari umuntu waburiye umwami. Umva uko Bibiliya ivuga, ngo amaze kumenya aravuga ngo ninde uwo muntu, hari icyiza yakorewe, hari ishimwe. Baravuga ngo ntacyo, aravuga ngo nkwiye kwitura uyu muntu wangiriye neza. Murabizi uburyo byaje kugenda, ni inkuru ndende ntashaka gutindamo, ariko aho twasomye muri Esiteri 9 havuze ngo ku munsi wa 13 z'ukwezi kwa 12 ubwiteka n'itegeko by'umwami bigenda gusohozwa, ngo nibwo abanzi bari ngo ariko birahinduka. Umva rero, nagutumweho ngo nkubwire ngo Imana igutabaye igihe cyabo kitaragera. Bo bari bazi ko bagiye kwica abayuda, Imana iza kubatabara igihe cyo kubica kitaragera. Imana yakuntumyeho ngo nze nkubwire ngo igutabaye igihe cyabo kitaragera. Niko Yobu havuze 15:32 ngo bizasohora igihe cye kitaragera. Imana yatabaye abayuda igihe cyo kubica kitaragera. Akira ubwo buhanuzi, akira iyo message. Imana igutabaye igihe cy'abakwirukana mu nzu kitaragera, igutabaye igihe cyo gutezwa cyamunara kitaragera. Sinzi ibyo wari uhagazemo, sinzi ibyo, ariko akira message ivuga ngo Imana igutabaye igihe cyabo kitaragera. Mana, turagushimiye kuri Imana nziza kandi uri Imana ikomeye. Ijambo ryawe ryambwiye ngo bari bagiye kwicwa, ariko mu ijoro ry'uwo munsi abari bagiye kwicwa bagira ububasha ku bari bagiye kubica, kandi ubikora inzandiko zibica zigihari. Ndagushimye ko dutabaye igihe cy'abaturuga kitaragera, igihe cy'abatwirukana amazu rozalawi fotando salabora. Udutabaye igihe cyabo kitaragera. Muri make bazumva dushima, bazumva dutanga ubuhamya, tuzabahamagara tubishura amadeni bataraza kudusohora aho twari turi. Uhimbazwe kubw'ijambo ryawe riherekeza, tuzumva ubuhamya bwawe watabaye igihe cyabo cyo gukorwa sore kitaragera. Tuzabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.